uwo data wese nyirabo kandi uzasanga zizabashimyanzi yamanutse mu ijuru ntazanywe no gukora ibyo nshaka ahubwo byo gukora ibyo uwantumye ashaka. Icyo uwantumye ashaka ni ukutagira n'umwe nzimiza mu yampaye, ahubwo azabuzura munsi w'imperuka. Icyo data ashaka ni ukubona umwana wese akamwemera yagira ubugingo bw'iteka, maze azamuzura munsi w'imperuka. Iyo ni Injili ntagatifu. Bavandimwe, aho umuntu ava akagera wari wese yambuka arwanga akarutinya akarukumira kugira ngo atazagira ahurira narwo. Ariko iyo witegereje usanga urupfu ari akazi katamenyerwa, ari ikintu kiri ngombwa ariko kitamenyerwa. Tujye twishimira twebwe abemera tuzabana n'Imana, tuzabana n'Imana utapfuye. Urupfu kubemera rufite igisobanuro, no mu buzima busanzwe rukagira igisobanuro. Mu buzima busanzwe igifite intangiriro kigira n'iherezo. Ni ukuvuga ngo kubaho bigomba kujyana no gupfa. Kuko gutera imyaka bijyana no gusarura cyangwa kuma kw'iyo myaka. Hari igihe duhinga imyaka ntigisarura, ikumira mu murima. Niyo mpamvu rero hirya y'ubwenge butabasha kwisobanurira cyangwa kwakira, hari ikindi kizadufasha. Iyo ushaka gusobanukirwa n'urupfu, ntabwo uzajya gusaba ubisobanurirwe n'abahanga, abahanga bize mu by'ubwenge. Hari igihe twigaga buriya iyo twitegura kuba abapadiri, hari sikire y'imyaka 3 ya filozofi. Filozofi buriya ntabwo ari ikintu kimwe, ni inyigisho nyinshi cyane, ariko zose zigamije iki? Gushaka ukuri kwa buri kintu, ukuri kwa buri kintu, ikigaragara n'ikitagaragara, ugashaka ukuri kwacyo. Iyo bagiye gutangira kutwigisha barakubwira ngo uri gushaka ukuri kwa buri kintu. Yesu baramubajije ngo uri iki? Abura igisubizo. Ati noneho nawe nugira ukuri igisubizo, ntuzagire ngo ibisanzwe. Ni ibisanzwe kugira ibintu bimwe na bimwe uburira igisubizo. Bavandimwe rero, urupfu narwo ruri muri bimwe tuburira igisubizo. Ariko hirya y'ibyo tuburiye igisubizo hakaba noneho izindi mbaraga, urundi rumuri rw'ukwemera no kwizera. Niba umuntu akuvura ari muzima, akagukorera byose ari muzima, ariko umwuka abantu warangira byose akabishyira hasi, nuko nyine aba yabuze
indi ntambwe yarenza ahagaze ni bwa bwenge. Bavandimwe rero twebwe abemera hari icyo tugomba kwizera. Hari ubuzima buri hirya y'ibyo tubona. Hari ubuzima buri hirya y'ubwo buzima tubona. Ibyo tugomba kubyizera ubishaka, ugomba kubyemera ubishaka. Kubera iki? Kubera ko uwagusaba gihamya ngo yitugaragarize fagiti ntabwo bazibona. Nta muntu wabwira ngo nageze mu ijuru ndaza ndagaruka none reka mbabwire, ntabwo uzabona. Ariko kubemera ngo iki? Twemera ko Imana yaremye ibiboneka n'ibitaboneka. Ibiboneka biri mu buzima buri fiziki bugaragara, ibitaboneka biri mu buzima metafiziki buri hejuru bigaragara. Umuntu rero ubuzima aba ava mu buzima bugaragara agahindurirwa kuba mu buzima buri meta buri hejuru y'ibigaragara. Ari nayo mpamvu tugerageza gusangisha aho umuntu aba, ahazaba n'ibyishimo cyangwa umubabaro, akaba ari byo bashushanya ijuru n'umuriro. Kuko ugiye kureba ntabwo wabona ahantu hitwa ijuru, ntiwabona ahantu hitwa umuriro, ariko noneho mu buryo tuzahindurirwamo. Niyo mpamvu ijuru atari ahantu, ahubwo ni ukuntu tuzaba. Si ahantu fiziki watega imodoka kugeyo cyangwa indege cyangwa ugenda ufotore. Urupfu rero abamenye ni ikiraro cy'ubuzima bugaragara n'ubuzima butagaragara. Icyo kiraro rero kikambukwaho n'igifite ubuzima cyose n'ikinyabuzima cyose. Niyo mpamvu nta muntu n'umwe, nta kiremwa na kimwe cyaremwe kitazagera igihe cyo kurangiza ubuzima. Umuntu rero wemera Imana yaremye, akemera ubuzima hirya y'umuntu, yizera ko urupfu nubwo rubabaza umuntu, urupfu nubwo rutera agahinda ku bantu, nubwo ugutekereza ko umuntu utazongera kumubona, ntazagaruka, ariko noneho izere kimwe ko hirya y'ubuzima buzongera kubonana. Ariko niba mwarizeye ubwo buzima, niba mwaremeye ubwo buzima, niba mwarikoreye ubwo buzima, babandi rero nk'uko twabyumvise mu masomo matagatifu, Yesu niwe tubwira ati rero abo data yampaye abari mu biganza byanjye ntabwo nzabatererana, sinzabajugunya, ahubwo nzabashyikiriza uwo data yabampaye, keretse niba ushaka kwikura mu biganza byanjye. Kandi icyo data yifuza ni iki? Umuntu wabonye umwana wese akamwizera azasukira ubugingo buhoraho. Bane iri ni isezerano rikomeye. Niba Yesu Kristo ubwe atifuza ko tukuva mu biganza, yifuza ko adushyikiriza data kugeza igihe azatuzurira ubuzima tukabana nawe, aha ari kwizera gukomeye. Ariko se nituzazukira kubana n'Imana, n'uwemeye kuba mu biganza byayo, ubwo ni mwe hari byinshi bidukura mu biganza by'Imana. Kandi
ibyo tukabibonesha amaso yacu. Buriya ikintu kizagutandukanya na mugenzi wawe, ikintu kizatuma uca kubiri n'urukundo, jya umenya yuko kiri kuvugwa mu biganza by'Imana. Ubu hari byinshi muri iyi si duhura nabyo bikadukurura, bikadushimisha, tukumva yuko ari byiza, tukumva yuko bikwiye, ariko nta kamaro na kamwe bidufitiye. Tukabijyamo kuko nyine, ariko se birakiza roho yawe? Birakiza ubugingo bwawe? Urabuyobora mu nzira iboneye, cyangwa ni uko biryoheye gusa? Hari byinshi bitubangaza, bikagutanya n'abavandimwe, bikagutanya nabo, bikaguteranya, kandi uzarebe iki giteranya n'abavandimwe bacu biriya kiba nta gaciro gakomeye gifite. Niyo mpamvu rero niba tudashaka kuva mu biganza by'Imana, tumenye icy'ingenzi ku buzima butagaragara, kuko ubuzima bugaragara buzagira iherezo, ariko ubuzima butagaragara nibwo tugomba gutegurira duhereye ku bugaragara. Bavandimwe rero, uyu mubyeyi Janvier Murenzi berekeje yageze igihe cyo kubana n'Imana muri iyi si, arayikorera, aragizera. Niyo mpamvu uyu munsi natwe duteraniye hano tugira tuti Nyagasani, roho y'uwakwizeye, y'uwagukoreye ibabarire. Turamutakambira, turamusabira. Kubera iki? Kubera ko ubuzima bwe bwose nawe yabaye ubaye. Amasengesho rero dusabira abarangije ubuzima ni amasengesho abagirira akamaro, kuko ubuzima bwabo bwose hari aho bahuye n'isengesho, kandi isengesho rikaba ari ryo ribahuza n'Imana. Buriya hari abantu benshi bajya bavuga ngo gusenga umuntu utakiriho ntacyo kumarira. Ibwo ni bwa bwenge nyine, ni ugushaka gusobanura ubwenge ukagusobanurira uti niba umuntu atakiri mu buzima amasengesho ntacyo kumarira. Ntabwo ari byo. Amasengesho agira akamaro iki? Amasengesho akiza umubiri cyangwa akiza roho? Akiza roho. Umubiri niba usenga cyangwa asenga roho, usenga roho. Niyo mpamvu iyo roho utabonesha amaso, ntushobora kumenya intangiriro yayo n'iherezo ryayo ukoresheje ubwenge. Ntushobora kumenya. Uzamenya iby'umubiri kuko uzi igihe wavukiye, ukazamenya n'igihe abandi bakazamenya n'igihe uzamenya. Ariko intangiriro ya roho ni iyihe? Ni cya gihe Imana yakuremaga ikaguhuhaho, bityo umwuka w'Imana niwo uri muri iyo roho. Nta gihe rero na kimwe ushobora kuvuga ngo ubuzima Imana yagushyizemo burarangiye. Uwo mwuka w'Imana urarangiye. Umwuka w'Imana ntipfa, hapfa umubiri, harangira umubiri. Niyo mpamvu iteka ryose amasengesho agirira akamaro umuntu wizeye. Nubwo hashira imyaka igihumbi, iyo roho iba izazukira kubona Imana cyangwa ntizukire kubona Imana. Hari abantu bapfuye hashize imyaka 200 barizeye Imana, bategereje izuba.
na n'ubu isi ntiragera ku iherezo. Abo nabo roho zabo zikeneye isengesho. Bavandimwe rero, ntitugashidikanye mu byo ubwenge bwacu butabasha gusobanura, ahubwo twizere ko Imana ari inyampuhwe, ko Imana yakira uyisabye ikakira isengesho, ko Imana itagira impuhwe umuntu ukiri muri iyi si gusa, kubera yuko umuntu akomereza ahandi ubuzima nyuma y'isi. Bityo Imana itagira iherezo mu mpuhwe zayo ntibabarira abakiri muri iyi si gusa, ahubwo ibabarira abapfuye bose bizeye izuka. Niyo mpamvu rero abakristo dusabira, abakristo gatolika dusabira abazima, tugasabira n'abapfuye, kugira ngo Imana ikomeze igire impuhwe, maze izazure izo roho ku munsi w'urubanza. Dukomeze rero dusabire umuvandimwe muzeyi wacu Janvier, kugira ngo Imana igirire neza ibyiza, imirimo myiza yakoze hano muri iyi si, maze izamuzure abana n'abo muzira Yesu. Nyagasani Yesu ndabona nawe. Zaburi ya mbere.